Tange bavandimwe tubana kuri uyu muyoboro aho twigira ibyigisho bituyobora mu kwiga Bibiliya, ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Nishimiye ko twongere gufatanya mu gutangira icyigisho cya 9. Ni icyigisho kizaba gifite insanganyamatsiko itubwira ngo ubugingo, isoko y'ubugingo. Ni nyuma yuko twari tumaze gusoza icyigisho cyatubwiraga ugusohora k'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera, aho twabonye ko Yesu aza mu isi yaraje gusohoza ubuhanuzi bw'ibyari byaranditswe mu isezerano rya kera. Ubu rero dutangiye icyigisho cya 9, ni icyigisho tugiye gufatanya n'umuvandimwe, ntekereza ko abenshi batamuzi, ngiye kumusaba abasuhuze kandi anatwibwire. Yesu ashimwe bavandimwe. Nitwa Byiringiro Daniel. Nanjye nishimiye kubana namwe, Kristo aduhana umugisha. Amen. Amen. Daniel, niba ari ibintu bitunezeza cyane kuri uyu muyoboro, abantu bamaze kubimenyera ko iyo twagize umugisha tuba turi kumwe n'umutumirwa, twishimiye kubana nawe kandi Uwiteka araza kutuyobora. Ndabizi neza ko gahunda iraza kugenda neza. Daniel, rero tutangiye icyigisho cya 9. Urumva ko twamaze kubona ibyigisho 8 bisize, ubu tugiye mu cyigisho cya 9. Abantu banabimenye ibyigisho turimo turabyerekeza aharyoshye. Yaba ibyo kurya iyo bimaze kugera hagati bibare hari uburyo nubwo mbatamiri inyuma. Isoko y'ubugingo. Ninde wari isoko y'ubugingo? Reka rero mbere yuko twinjira mu cyigisho tuvanze turarike Mwuka Wera kugira ngo afatanye natwe maze adusobanurire kandi natwe duce bugufi ngo imitima yacu ikorweho. Kadusenga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe ryera niragwa icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko utugenera ibidukwiye mu gihe gikwiriye. Ni nayo mpamvu watwandikishije amagambo y'ubugingo ayo watugeneye muri iki gihembwe. Ubwo tugiye kwigana na Mwuka Wera azafatanye natwe, atwungura ubwenge kugira ngo dufashwe n'ijambo ryawe. Ibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Daniel, tugiye gutangira icyigisho cyacu, twari tumaze kubwira abavandimwe bacu ko kitubwira ngo isoko y'ubugingo. Mbese niye soko y'ubugingo yindi ibyanditswe byera biturarikira kumenya no kwitaho no gusobanukirwa? Utekereza isoko y'ubugingo ari iyi? Ese niyo mu musozi, niyo mu kabande, niye soko y'ubugingo ibyanditswe byera muri iki cyumweru bizatwerekezaho? Bitandukanye n'ibyo ngibyo abantu bamenyereye cyane. Kubera yuko umukiza ubwe yarabigaragaje cyane ubwo yivugaga, abigaragaza muri Yohana igice cya 14 ku murongo wawo wa 6. Avuga yeruye ati ninjye nzira nkabukuri ndetse n'ubugingo, ntawajya kwa data namujyanye. Mu yandi magambo niwe nzira, yego, kandi akaba n'ubugingo. Ariko nanone icyigisho kiratubwira ngo isoko y'ubugingo. Ubwo niba ari we bugingo rero ni nawe soko y'ubugingo. Mbese uwo ninde ko atari nta wundi? Ni Kristo. Ni Kristo. Kristo niwe soko y'ubugingo. Niyo mpamvu aya magambo abantu babimenye, ni isengesho Yesu yasabiye abigishwa be. Bitangirana na Yohana igice cya 14. Niryo sengesho ubundi rirerire riba muri Bibiliya, kuko atangira abasengera yari amaze kubakorera ibimenyetso n'ibitangaza bereka ko ari Mesiya. Ari nabyo twabonye mu byigisho 8 bibanza. Yari yagaragaje rwose ko ari Mesiya wari ukuriye kuza. Icyari gikurikiyeho rero, yagombaga kubigisha no kubaharagiza se mu buryo bw'isengesho. Niyo mpamvu astenga ababwira icyo abamariye. Arababwira ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Yatangiye ababwira ko batagomba guhangayika ko agiye kwase aho agiye ariho bazaba. Ariko arabwira ati mva ni abakundaga kugira amatsiko nkuko natwe tuyagira. Tisa ugiye twahabwirwa n'iki? Niyo mpamvu turavuga mu cyo kwibuka tuzagaruka, baravuga ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Bivuze ko niba ari we, uwo niwe ntangiriro y'ibyo bintu. Niwe ntangiriro y'inzira ijya kwase. Niwe ntangiriro y'ukuri kose bagombaga kumenya no kukwigisha bagenzi babo. Kandi ni nawe soko y'ubugingo, kuko amendezi y'icyo yifuzaga ko bakira mu bugingo buhoraho. Ahubwo atubare ibyo bintu biboneka muri njyewe. Ni njye nzira, ukuri n'iki? N'ubugingo. Mbese natwe twifuza ubugingo? Yego, kandi nicyo Kristo atwifuriza. Amen. Muri iki cyisho rero turongera kugaruka ku butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, aho Yesu asobanura uwo ari we. Akoresha ijambo twamaze kumenyera, twasangiye n'abavandimwe bacu, aho Yesu avuga ngo nitwa ndiho. Muri iri jambo kuvuga ngo ndiho byibutsaga aba bantu iki? Ibi bintu byabibutsaga kuva muri Egiputa bajya muri Kanani. Yego, igihe Mose yayihishuriraga, igihe Imana yihishuriraga Mose, kamubwira yuko umunsi bamubajije uwo ari we, umuntu ubatumye ko umutumye yuko bakwiriye kuva muri Egiputa, akwiriye kubabwira yuko ari ndiho.
aya magambo rwose nuko nguko bimeze, kubera ko igihe Mose yari afite impungenge ahagaze imbere ya Farawo, amaze ati ninde ubashaka ubundi, aramubwira ati ndiho, iryo jambo ndiho ryavugaga Imana ihoraho. Rero abayuda bari bari mu bunyage, kumva Mose ababwiye ngo ndiho y'abantu ni nko kumva ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli, ya Mana y'abasogokuruza banyu niyo ibashaka. Bityo rero Yesu mu gusobanura ko yitwa ndiho, yaragarutse kuri rya somo twabonye muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1, aho bivuga ngo mbere na mbere hariho nde jambo yahoreye n'iki, ariko kandi jambo yari Imana. Rero Yesu ntiyahwemye kuvuga ko yari umwe na se. Ni nayo mpamvu mu gusobanura abantu ababwira uwo ari we yabibukije izina asangiye na se. Nanone kandi muri iki cyigisho ndagira ngo twibutse abantu ikintu tuzagarukaho baratuvuga muri iki cyumweru. Turakomeza tureba ibigaragaza Yesu ko yari Imana, ariko nanone tunarebe n'impamvu yatumye abantu bamwe bakomeza kwanga kumwizera, kabone nubwo hari ibihamya bihagije bigaragaza ko yari Mesiya. Nta kintu cyo gushidikanya Kristo yigeze abura kubahaho umucyo. Hari ibibazo bamubajije, hari ibitangaza yakoze, ari amagambo yivuzeho n'aho y'abahanuzi bamuvuzeho, byose byerekanaga ko ari Mesiya. Ariko ikibazo abantu bagakomeza kutamwizera. Ni nayo mpamvu muri iki cyiciro cy'iki cyumweru tuzongera tugaruke ku mpamvu zagaragaye aba bantu zatumye batamwizera. Muzi ko mu cyumweru gishize twabonye ko babibye imbuto yo kutizera, babibye imbuto yo gushidikanya, umusaruro bibagwakana Mesiya. Ariko nanone umwanditsi yabidushire mu ngingo ebyiri, aratubwira ngo tuzareba impamvu aba bantu batizeye Yesu nka Mesiya, turebe uburyo dushobora kubigiraho kugira ngo tutagwa muri ayo makosa. Ikindi cya kabiri tuzareba ni ukugira ngo dufashe bagenzi bacu tubona baba bari kugwa muri uwo mutego uwo guhakana no kwirengagiza Yesu nka Mesiya, kwirengagiza itambo cya Kristo. Erega ntabwo ari Abayuda bamwirengagije gusa, kuko nawe bitabaye ibyo natwe twakabaye twakira Kristo umwami n'umukiza wacu. Ariko tubona mu matorero yacu muri iki gihe, ese ubu niho hari abantu bari kwemera Yesu kuruta uko muri icyo gihe bamwemeraga. Ni nayo mpamvu ibi bintu biba bigarutse kugira ngo natwe twisuzume ubwacu. Yego rwose. Reka rero twegere imbere mu ngingo yo kuwa mbere. Ni ingingo itubwira ngo iki? Ingingo yo kwa mbere atubwira ngo muri we harimo ubugingo. Abantu bamumenye ntago Kristo tumutsinda, ni muri Kristo. Muri Kristo harimo iki? Ubugingo. Ese koko ubu bugingo koko abantu bamumubonyemo cyangwa se twebwe uyu munsi tumubonamo? Reka twifashishe rero somo muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 4. Yohana igice cya 1 umurongo wa 4. Yego, hadusomere Yohana igice cya 1 umurongo wa 4. Yego. Muri we harimo ubugingo. Muri Kristo harimo ubugingo. Yego. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ariko naho bigarukiye se? Oya. Abantu byagenze bite? Yego. Uwo mucyo uvira mu mwijima. Yego. Ariko umwijima ni wowe umenya. Muri we harimo umucyo utanga ubugingo. Yego. Aboneka hagati y'umwijima. Cyane. Mbese byari amahirwe abantu bagize. Cyane rwose. Tekereza wabayeho mu bwira kabiri uri mu mwijima, nuko umuntu akagutiza itoroshi, umuntu akakumurikishiriza umucyo. Icyakabaye cyiza, mbega wagakunze wa mwijima we, kuko twebona ko Pawulo akunda kubivuga ko ibya kamere ibyo muri kamere yacu tusa n'ababikora mu mwijima, nta n'ibyiza bibamo. Kuko ugenda mu mwijima, yaravuze ngo ugenda mu mwijima abagenda nyine yigeze ko yanga ko ibyo akora bitagaragara. None Kristo yaramuretse nk'umucyo utuma umwijima ushiraho. Yego. Ariko igitangaje ku murongo wa 5 ubonye ko nubwo umucyo wagaragaye ngo abantu bahisemo umwijima kurutisha iki? Umucyo. Hano hari ijambo bagerageje kutubwira ngo Kristo yazanye yabaye isoko y'ubugingo, ariko iryo jambo ubugingo ryagaragaye inshuro nyinshi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Impamvu bwagaragayemo inshuro nyinshi nuko ubugingo, ijambo ubugingo byari ubugingo bw'iteka ryose, bitandukanye n'ubugingo bwabaraga igihe gitoya. Ni nayo mpamvu igihe twumva ko Kristo ari isoko y'ubugingo, ntabwo ari ubugingo bumara imyaka 40 ingahe ngo burangire. Mu yandi magambo ntabwo ari imibereho tubayeho. Oya rwose. Birenze icyo. Ahubwo birenze icyo ngicyo. Ni ikindi cyo kuzabaho by'iteka ryose. Aricyo cyitwa isezerano ry'agakiza. Yego. Agakiza k'iteka ryose. Rwose. Yabaye abantu twasobanukirwaga ibintu. Wibuke ko n'ibyane Yesu yabwiye umuntu ati rimwebwe rero ari kubwira wa mugore ataye amazi waje gushaka, uyanyoye azongera agira ute? Azagira inyota. Ariko amazi ntanga ngo azamuhindukiramo isoko idudubiza imugeza ku bugingo buhoraho. Amen. Ibi bintu yasobanuye ngo umuntu wamaze guhura na Yesu ahabwa ubugingo, ariko bukaba ari ubugingo nubwo hano mu isi
nicyo Pawulo buriya yanditse avuga ngo mu isi mugira umubabaro ariko muhumura nanesheje iki. nanesheje Byari bisobanuye ko nubwo ubuzima bwo mu isi ibi twita iby'imibereho bitagenda neza, ariko ku bamenye Imana, ku bakire Kristo, bagomba gutegereza ko azabasazana isezerano ry'ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho batakaje Adamu na Eva baremanye. Turabyibuka ko muri iki gitekerezo Kristo yongeye kubibutsa ko mwirema yego ijuru n'isi rimara kuremwa, Imana ikaremwa Adamu na Eva, bari batunganye kandi bafite ubugingo buzima. Urabyibuka? Yego. Ni nawo mwuka Imana yahumekeye mu muntu. Yego. Igihe umuntu rero yari amaze kugwa mu cyaha, ubwo bugingo ntabwo yari agifite rwose, ahubwo yari asigaranye umwuka nk'uw'ihene, nk'uwandi matungo yose, kuko rwose ubugingo bw'iteka bwari bwakuwe muri yo, kuko yari yabwiye ngo umunsi mwakireho no gupfa muzagira ute, mu gukora icyaha cyo kurya kw'icitunda babujijwe, bizaniye muri bo kamere ituma batagira ubugingo bw'iteka. Nuko Kristo yerekanirwa iki rero? Ari nacyo kibazo batari, mbese kuki Kristo noneho yaje ku isi? Kristo yaje ku isi kugira ngo yongere agarure iya kamere twari twambuwe n'icyaha, ituma tutaba dufite muri tw'ubugingo bw'iteka. Urabyibuka ko igihe Adamu na Eva bari bamaze kurya kuri cya giti cy'ubugingo, Imana yabakuye muri Edeni ikabashyira hanze yayo ngo kugira ngo batagere ku giti cy'ubugingo maze bakaramira mu byaha. Ni nayo mpamvu Kristo yaje mu isi rero, yihindura umuntu, abaho imibereho iciriritse kugira ngo agarure ya shusho, atubonere bwa bugingo bw'iteka buzadushoboza kubaho by'iteka ryose. Niyo mpamvu rero umuntu utari wakiriye Imana mu mibereho ye aba agifite imitekerereze ipfuye, kimwe nk'iyo Adamu yagize ubwo Imana yazaga kubareba, ati numvise imirindi, nyamara Bibiliya igaragaza yuko ari ijwi, nyamara Adamu yari asanzwe yumva Imana mu buryo bwiza, ariko noneho kubera ko yasigaranye umwuka nk'uw'ihene, nk'uwandi matungo yose, kubera ko umwuka w'ubugingo wamaze kwigendera bitewe no kujya mu kutizera kwe, byatumye uyu mwuka yigendera, imitekerereze ye isigara itumva iby'Imana neza. Akaba ariyo mpamvu Imana n'igihe ivuze umuntu yumva imirindi. Uko niko umunyabyaha amera rero, ariko Imana ishimwe kubw'iki cyigisho, abantu dukwiriye guhuguka cyane. Yego, Kristo ngo yaje hano ku isi, hano hari amagambo nifuza gusoma. Nanone kandi Kristo yifuza ko tubona ubugingo, ndetse yifuza ko tubona bwinshi cyane. aha abantu babyumve neza, ntabwo ari uko hari n'ubugingo buke, ahubwo Kristo yifuza ko twongera kugira ubugingo bwuzuye. Aho muri ino minsi umuntu agira avuga ati nabonye imibereho kubera ko wenda afite uko abayeho mu buzima, ariko ibyo ababonye ni imibereho y'igihe gito. Kristo yifuza ko tubona ubugingo, ariko ubugingo budashira. Bityo rero abamwemera bose bakizera, abazamwemera, abamwemera bose bakizera izina rye, azaduha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi iri sezerano riteguye kurisoza. Ndagira ngo dusome ari amagambo ari hasi. Kristo yaje kutumenyesha se icyamuzanye hano ku isi, ni ukutumenyesha urukundo se adukunda, ariko aratubwira ngo nta muntu wigeze kumubona cyane, ariko imibereho ye ari hano ku isi iduhamiriza ko ari umwana w'Imana w'ikinege wabanye na se ari mu gituza cya se. Rero binyuze muri iyo mibereho ya Yesu dushobora kongera kubona imico y'Imana muri Kristo. Mbese akamaro k'imico y'Imana muri Kristo tubona ni arakaye, nuko araza akarwana intambara, akarwanya icyaha. Abantu bakunda gukoresha imvugo ngo aho Adamu yatsindiwe, uwo utaragaragaje kugumana bwa bugingo bw'iteka. Erega Adamu ngo iyo adakora icyaha yagombaga kuburaga abana be, ariko amaze gukora icyo ashobora kubaraga ni icyo afite. Niyo mpamvu Kristo agomba kuza agashushanywa na Adamu wa mbere kugira ngo atubonere icyo tutari dufite. Imana dushobora kwakira impano y'ubugingo Kristo yatuboneye. Ibyo binyibukije amagambo amwe nigeze gusoma avuga yuko igihe Kristo yajyaga ku musaraba, ikiguzi cyose cyari gikeneye kugira ngo umuntu yongere asubirane ishusho y'ubutungane cyari kimaze kuboneka rwose, ngo cyari kimaze kuboneka n'ayandi mananiza. Ubwo rero ibyiringiro dufite ni uguhanga amaso kuri Kristo, nk'uko tumaze kubibona ko muri we arimo hari uwo mucyo rwose, kandi ni umucyo w'ubugingo, kuko yerekaniye gusohoza ibyo ngibyo. Reka dusabe Imana kugira ngo icyo gitambo cya Kristo gihagije kongera kutugaruramo ya shusho twatakaje, twe kuba mu bantu babura uwo mugisha. Kubera ko ngo urabyuka ko yavuze ngo nimanikwa hejuru isi nzihereza abantu bose, ubwo yatwiherejeho kandi aduha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka twakirane ubwuzu, twakirane urukundo n'ishimwe iki gitambo cya Kristo, maze bisohorezwe mu mibereho yacu. Nibyo nsabira n'abazatwumva ngo Imana isohoreze mu mibereho yacu mu izina rya Yesu. Reka tugusabe rero udusengere dusoza. Reka dusenge. Data wa twese udukunda, uhabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye yuko watanze Kristo nk'impano ishobora kongera kutugaruramo
imitekerereze mizima binyuze mu kwizera uwo mucyo w'ubugingo uboneka muri we. Mwami, nubwo twaba tudashoboye kubyumva udushoboze kubyumva, tuzi yuko byose bishobokera uwizeye. Data, udufashe kandi utugeze ku rugero rushitse mu izina rya Yesu. Amen. Amen.